Ndabasuhuje nshuti bakunzi ba Omar TV Show, ndabasuhuje aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari hanze yarwo bumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese ndabasuhuje. Itariki 7 ukwezi kwa kane 1994, itariki 7 ukwezi kwa kane 2025, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994 ku nshuro ya 31. Uyu munsi kuri izi tariki nibwo nyakubahwa Perezida wa Repubulika na Madamu batangije umuhango uzamara icyumweru twibuka ku cyunamo twunamira abatutsi bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, ariko ni icyumweru cyo kwibuka bafashe, ariko mbibutsa yuko ari igihe kingana n'iminsi 100. Itariki 7 z'ukwa kane, itariki 3 z'ukwa karindwi, ikaba iminsi 100 yo kwibuka. Iminsi 100 u Rwanda rwamaze mu icuraburindi muri uriya mwaka w'1994. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika rero yatangije uyu muhango, hari abantu benshi ndetse hari n'abanyamahanga baje gukurikira uyu muhango. Babashije kuba nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku ijambo yavuze, ijambo ryagiye rikora ku mitima ya benshi, ijambo mu by'ukuri ryuje impanuro, ariko akibanda kuri ba bandi bagenda bavuga yuko igihugu cy'u Rwanda ari igihugu cyiyenza, ari igihugu cyanduranya, cyangwa se ari igihugu kidatanga umutuzo n'umutekano ku bihugu bibanyi cyangwa se ibihugu bituranye by'u Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika atangira yavuze ati, hari umushuti wanjye wigeze kumbaza ati, ese ni gute muhuza, ni gute muba kuri dark history cyangwa se dark past, mu mateka yanyu yahashize mu by'ukuri atari meza, muyahuza gute n'ubuzima mubayeho uno munsi nabwo bigoranye? Urumva akomeza avuga ibintu bigiye bitandukanye ku mbwirwaruhame yagejeje ku bantu mu by'ukuri bari bitabiriye uyu muhango. Imbwirwaruhame yari iri mu rurimi rw'icyongereza. Mu by'ukuri agenda avuga yuko ibintu bigiye bitandukanye, harimo iby'ingenzi bavuga yuko ngo u Rwanda ngo rwaba ngo rucukura minerals cyangwa se rukura amabuye y'agaciro muri Congo. Aravuga ati, se niba u Rwanda rwaba rucukura amabuye y'agaciro aho ngaho muri Congo, cyangwa se izo minerals u Rwanda rushobora kuba rwaba ruzikura muri Congo, kubera iki tudakize nk'ibyo bihugu byo mu burengerazuba bw'isi, cyane cyane akaba ari byo yikomye. Avuga ati, ibi bintu rero bigaragara biba ari ibintu byo guteranya, aravuga ati, ntago njyewe nshobora kuzabaho uko abandi bifuza yuko mbaho. Ati, kandi nta n'umuntu w'umunyarwanda nifuza kuzabaho nk'uko abantu bifuza yuko ubaho, kwa yuko icyo gihe cy'intangiriro yo gupfa kwawe, ubuzima bwawe icyo gihe uba uri kubuganisha mu kaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hari aho yagize ati, mu by'ukuri ntago twebwe tuzapfa tutarwanye nk'uko bariya bapfuye batarwanye, bapfuye batirwanyeho, bapfuye mu by'ukuri baba inzirakarengane, baba victim, ariko batigeze barwana cyangwa se birwanaho. Ati, kandi ibyo byose biba mu by'ukuri iyo miryango mpuzamahanga UN yari ihari, yarabireberaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ni byinshi yavuze kuri uyu munsi, mu by'ukuri ni byinshi tutabasha kugarukaho kuri ino minota mikeya dufite, ariko ni ibintu bigiye bitandukanye byerekeza kuri iki gihe turimo, kuri iki gihe cy'icyunamo tugiyemo cy'uku kwezi, cy'ino minsi 100. Iminsi 100 u Rwanda rwamaze mu icuraburindi guhera mu kwezi kwa kane ku itariki 7 ndetse kugera mu kwezi
kwa karindwi. Rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda mu gusoza yashimiye abari bari aho, ashimira partners cyangwa se abafatanyabikorwa b'igihugu bari bari aho ngaho mu by'ukuri, ariko akomeza icyo yakomeje kwibandaho cyane, yakomeje kwibanda ku kintu cyo kwihesha agaciro kandi no kubaho nk'abanyarwanda, cyangwa se guharanira kubaho kwanyu, kuko buriya nta muntu n'umwe ufite ideni ryo kuba yaguteza imbere, nta muntu n'umwe ufite ideni ryo kuba mu by'ukuri ari we wagufata akaboko ngo akuzamure, ahubwo aravuga ati you must fight for your progress, ugomba kurwanira cyangwa se guharanira iterambere ryawe. Rero nshuti bavandimwe, nshuti bakunzi ba Omar TV Show, nyakubahwa Perezida wa Repubulika niwe wasoje uriya muhango, ndetse ijambo rye hafi ya hose mu gihugu niryo ryasoje ibiganiro, byari bigiye bitandukanye, abantu bagezwagaho n'abagiye batandukanye bateguye kugira ngo babagezeho ibyo biganiro aho bari hose. Rero bavandimwe bacu, nshuti, ni igihe cy'icyumweru tugiye kumara mu by'ukuri, guhera kuri izi tariki 7 kugeza ku itariki 13 z'uku kwezi kwa kane. Abantu nimukomeze murangwe n'amagambo meza, murangwe n'amagambo y'urukundo, mumenye amagambo mubwira abarokotse jenoside, mumenye amagambo atabiba inzangano, atabiba urwango, atarimo genocide ideology cyangwa se ingengabitekerezo ya jenoside no gukomeretsanya, kugira ngo ubuzima bwacu dukomeze keeping wow, cyangwa se dukomeze tubugire bwiza kurushaho, kandi u Rwanda rwacu duharanire kurwubaka rube rwiza kurusha uko twarusanze. Mu by'ukuri birababaje yuko ingengabitekerezo ya jenoside ukomeza kuba wanayisanga mu urubyiruko, bamwe muri bo byanabaye batanahari, bamwe muri bo byabaye mu by'ukuri nibyo bumva no mu mateka, nta mateka yacu bumva, ariko ugasanga nibo bafite iyo ngengabitekerezo ya jenoside. Rero iyo ngengabitekerezo ya jenoside muyirimburane n'imizi, ndetse muyihishe aho navuga gute, muyishyingure cyangwa se muyizike aho abantu batareba. Mu by'ukuri mubeho neza kandi mubeho ubuzima bwiza, nicyo kintu umuryango mugari wa Omar TV Show tubifurije. Murakoze kandi mukomeze mugire kwihangana. Impore Rwanda, abawe tukuri inyuma, amarira warize twagira tuti ntago azongera, never again.